ikaze kuri VF Gospel channel ya Gikristo ibafasha kandi ibategurira byinshi bigiye bitandukanye birimo indirimbo, ubuhamya, inama, byose bigamije kurushaho kutwubaka ndetse no gutuma tugubwa neza mu by'ubuzima bwa Gikristo. VF Gospel rero ni YouTube channel, n'umuyoboro ukorera kuri internet udufasha kuryoherwa mu bumana, tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Watangira wibwira abakunda VF Gospel. Muraho neza nshuti bavandimwe mwadukunze mugakunda VF Gospel, uyu muyoboro wivuga butumwa channel, YouTube channel yitwa VF Gospel. Ndabashuhuje, nitwa Vincent Niyo, nkaba ndi umugabo, mfite umugore n'abana, nkaba ndi umuramyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Tukaba tugiye kubana ku channel yitwa VF Gospel, akaba ari YouTube channel igiye kugicishwaho cyangwa se isanzwe icishwaho indirimbo n'ibiganiro, amasengesho, ibintu bitandukanye bya gospel. Tukaba tuje rero iyi episode dukoze cyangwa session ya mbere no kugira ngo introducing cyangwa se dutangize tubamenyesha niki tugiye gukora, niki tubahishiye, niki twari tubahishiye mu channel yose uzengurukaho ureba. Niyi ngiyi yishyiremo kuko ikuzaniye ibintu byiza cyane, ikuzaniye ubuhamya. Twegeranyije ibintu byinshi tuzaha abantu b'Imana kugira ngo muri uru rugendo banezezwe n'Imana kandi barushaho gukomera. Nicyo natangira mvuga. Murakoze. Okay. Murumva rero ko ni umuntu w'umugabo, ntabwo aje gukina, andi nta nubwo aje kutubwira ngo Yesu azaza gusa. Ni umuramyi, aratubikiye byinshi, ariko reka tubanze noneho tugimuzi, tumuvimuzi abanze atwibwire neza. Iyi Nganzo yaje ryari, wiyumvisemo nk'umuramyi ryari, watangiye kubikora ryari? Urakoze bwana munyamakuru. Naririmbye kuva kera muri Sunday School, birumvikana. Indirimbo ya mbere nayihimbye muri 2002, yari indirimbo ndende ifite iminota nka 15. Nari ntarajya mu Nganzo neza. Indi ntangira kuririmba mu rusengero nk'umuhanzi watumiwe muri 2007. Hanyuma indirimbo ya mbere nyijyana muri studio muri 2016. Najyanye indirimbo ivuga ngo utwereke ikimenyetso cy'ibyiza abadayimoni bakirebe bamware. Iyo ndirimbo iri aho hasi kuri channel aho hasi, nuhagera urayibona, ifite n'amajwi n'amashusho. Mbasha gukora ama audio menshi cyane ageze muri 25. Indirimbo za audio nazo ziriho aho ngaho kuri channel. Urambajije ngo iki gitekerezo cyaje giti. Nagiye kwiga icyo gihe nigaga pharmacy, ibintu bya shimi nyine y'imiti, ubuhanga mu by'imiti. Noneho ibutare muri 2015 ndavuga nti ni iki ngiye gukorera Uwiteka konje ku isi. Ndavuga ngo ngiye guzamura icyo bita ingamba Imana. Icyo gihe mbikora ndirimba hirya kandi n'ahandi. None uyu munsi ngo kuko isi tugezeho n'isi ikoranabuhanga, n'isi ya internet, ni iki twaha abantu noneho mu buryo bahise babibona bitabagoye cyane. Ni impamvu twafunguye uyu muyoboro wa YouTube channel witwa VF Gospel. Uzajya ucishwaho indirimbo, tugiye kubaha done nyinshi ku buryo muzajya munezezwa n'Imana kuri na YouTube channel. Ucishwaho ubuhamya, ucishwaho ijambo ry'Imana, ucishwaho ibintu byinshi, indirimbo za live. Tugiye kubaha ama video menshi. Urumva rero muri rusange twaje tushe. Ngewe warungutse mu gikari, narebye project kunikoze hafi buri cyumweru murahishiwe, uzajya ubona notification kandi w'ikintu gifatika. Haleluya. Ngiye wanyuze mu gikari nkareba mu nkono uko byari byifashe, birimo barateka ibintu bimeze neza cyane. Harimo abahanzi kandi batari bake kandi muzi mukunda, harimo abigisha nabo nababonye ku rutonde rw'abazatumirwa kuri iyi channel. Harimo abacuranzi, harimo abaririmbyi. Umva ubu wowe uba hafi bakwereka utera agatebe, hanyuma ukore subscribe, kandi nubona waryohewe inkuru ntukayihererane. Ubu n'ubutumwa bwiza, sharinga nawe abandi nabo baryoherwe. Hari umuntu ushobora kuba ari kwa muganga, hari umuntu ushobora kuba ari ku kazi atabonye uko yinyagambura, hari umuntu ushobora kuba ari ku rugendo, igihe yica kugira ngo asinzire yumve ubutumwa bwiza. Turumvikana. Haleluya. So tubasaba ngo sharinga.
kuko nubyumva ukabyihererana uzaba utabaye umugabaro w'ibya Kristo. Nibyo rwose. Umugabaro w'ibya Kristo yumvisha inkuru nziza arayitangaza. Haleluya. Muvuge ngo amina rero. Amen. Yego. Vincent rero kurebye ku maso urabona ko uri umuntu w'umugabo. Abakunzi bawe abantu bagiye gukora subscribe bitega iki nubwo nari maze abanyamakuru niko tumera twa dutangaza inkuru ariko sinjye bivuze nibyo nabonye muri project management yawe ariko gerageza ubereke bategereje iki ese n'amashusho ni live baryoherwe bate batera intebe bate bicare bate. Murakoze cyane bwana munyamakuru nkuko koko ubivuze nubwo rero nabikomojeho ntangira tugiye kuzamura cyane cyane indirimbo turirimbe cyane tugiye gutera hasi ibyuma ducurange live abantu tubahe injyana tubahe adoration tubahe worship tubahe ibintu byiza cyane tuzana nkuko babibonye muri agenda abantu bababwiriza ivuga butumwa ryiza rya Yesu Kristo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nibyo nashaka kuvuga bubohora ibiganiro tuzaba dufite liste y'ibintu byinshi ku buryo umuntu uje kuyecano agiye kumva anejejwe n'Imana kuko hagiye gucaho ibintu byinshi kandi byiza bya karite ibiganiro indirimbo z'abahanzi batandukanye baza baririmbe live ibintu bimeze neza. Iyi studio ubona igiye kuba ihostinga abantu benshi cyane mwizo domaine mbabwiye nicyo nagira ngo mvuge urakoze cyane. Aha rero murumva ko uyu mugabo akaba n'umuhanzi agiye kutugezaho ibintu bizatuma twumva ineza y'Imana mu mitima yacu tukamera nka kwa kundi umwanditsi yanditse ngo bafite izo nzira mu mitima yabo niyo bageza hatagendeka aho inzira iraboneka. Amen. Nubwo ntabivuze nk'umupasiteri ariko mbwe bageze mu gikombe cyitwa baka bahindura ahantu h'amasoko. Gusa ari cyanditswe kimwe kivuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane. Ibasha gukora mbafite iyo ndirimbo irimo aho. Ibasha gukora ibiruta cyane. Ahantu ryohera rero ku murizo wayo ni ku musozo w'uyu murizo. Ati kirero. Haragira ati nk'uko imbaraga zayo zigira gute zidukoreramo. Ubwo mukorana nayo rero. Ubwo dukorana nayo Imana ishimwe. Uzikubwirije we. Rero murumva ko VF Gospel twaje abo mu cameraman abo mucuranzi yabagira ubwite murumva ko turi mu mavuta y'Imana ntabwo dusobanya kandi n'abakristo bazicara ahangaha ndakubwiza ukuri ntabwo uzicuza. Zaburyoshye zabunejejwe n'Imana. Mega yawe ntabwo uzicuza ahubwo uzajya uhamagara n'umuryango mbere yo kuryama manze munyere kuri cano mwumva ubutumwa bwiza bw'Umwana. Haleluya. Ibasha ko tubwiye ko ari umuhanzi reka mutaza kugira ngo naye abanyamakuru n'abanyamakuru hano dufite umusore nabone intuki yazityaje naduhe ki gato bakora akantu gato nukubabonye mwebwe ntago mwigize mucuruza ubunyobwa hari ukuntu wagira gutyo nka dutatu yamira akavuga ati umva ko harimo akantu kakunyu. Yego nawe reka tubahe kugira ngo tubereke ibyiza tubateguriye. Haleluya. Haleluya. Turagushimiye Yesu. Turagushimiye Yesu. Haleluya. 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 Amen. Asogongera ntabwo asoma kandi umuntu bamubongeje ntabwo arya ngaho ahubwo aragura. Twagira ngo tubereke ko noneho mukwiye kubamuza twagira ngo tubahe impamvu mpamo ituma muza kuri YouTube cyane mutikandagira cyangwa se mwumva mudafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Rero reka session ya mbere cyangwa umusozo wa mbere tusoreza dupfundikira aha ariko ndagira ngo ufate umwanya mutoya nk'umunota umwe cyangwa iminota ibiri
usengere aba bantu, ubasabire amatwi y'umwuka azabasha kubafasha gusobanukirwa no kuryoherwa n'uyu muyoboro wacu, ariko noneho tubikore mu buryo bw'uburamyi. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko ineza yawe n'ubuntu bwawe bitarandoreka, nibyo bitumye turiho ubwo watangaga Kristo ngo amena amaraso, hanyuma abizeye bose bakizwe ku bw'ayo maraso. Turagushimiye iyi mbaga y'aba bantu bateraniye kuri VF Gospel, bizeye izina ryawe, bakimara kukwizera bakizwa kubwo kwizera Kristo. Izina ryawe nirishimwe. Natwe rero turabo waremye, uturemeye imirimo myiza muri Kristo ngo tuyigenderemo. Umwe mw'iyo mirimo rero tuzaniye ahangaha ku channel ya YouTube no kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza kandi dutangarize umwaka umwami Imana igiremo imbabazi, kuko abantu bizeye bakemera Imana muri Yesu Kristo bahawe ububasha bwo kuba abana b'Imana. Turagushimiye ko abantu bose bazakurikirira ibiganiro bigiye gucaha, imbaraga z'umwuka wera zizaze zibiherekeje kugira ngo ubugingo bwabo buhinduke kandi rwose bamenye Kristo kurushaho. Izina ryawe nirishimwe ko ugiye kuruhura abantu bafite intimba mu mitima kubwo buhamya buzatambingirwa aha, kubw'indirimbo za adoration zo kuramya no guhimbaza zizaca kuri iyi chaîne. Turagushimiye kuko uri mwiza kandi uherekesha imirimo yawe ibitangaza bikomeye. Ngaho bikore kugira ngo abari hirya na kure, abari hafi na kure babone ubwiza bwawe binyuze muri iyi chaîne ya YouTube yitwa VF Gospel. Tugusenze twizeye kuzabana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.